Message Imana igufitiye uyu munsi. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni uko njye nawe turi abanyabyaha. Ni kenshi tugerageza gukora ibyiza ariko ibyiza bikatunanira tukisanga twakoze ibintu bibi. Uhora urwana no kugira ngo ubashe kuba waba umuntu mwiza ukora ibintu byiza ariko bikanga bikakunanira ukisanga wakoze amakosa cyangwa se wakoze ikintu nakwita ngo icyaha. Kandi tuzi neza yuko ijuru ridashobora kwinjiramo umunyabyaha. Bivuze ngo njye nawe ko twagerageza kose ntabwo twashobora kujya mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Bivuze ngo ibihembo by'ibintu byose twakoze n'ubundi ni ukurimbuka kuko turi babi. Ibyo rero nibyo Imana yabonye yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze yishyure icyo giciro cyanjye nawe cy'ibyo twakoze. Apfira njyewe, apfira wowe, apfira amakosa yacu yose ndetse n'ibyaha byacu byose byakozwe. Uwo nguwo ni Yesu Kristo. Hanyuma bigeze ku munsi wa gatatu arazuka. Ibyo abikora kugira ngo uzizera wese ibyo ngibyo yakoze azahanagurweho ibyaha bye maze azabashe guhabwa ubugingo buhoraho. Yesu ubwo yarivugiye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Bivuze ngo nta yindi nzira n'imwe yashobora kutugeza mu ijuru itari Yesu Kristo. Nyuma y'uko rero twizeye ibyo Yesu Kristo yakoze, tubabarirwa bya byaha byacu byose twakoze, tugahabwa Mwuka Wera udufasha sasa kugenda uko Imana ishaka. Ntabwo abantu beza aribo bazajya mu ijuru. Ntabwo abantu bakora ibyiza aribo bazajya mu ijuru. Ndetse abantu bafite icyubahiro ndetse no kumenyekana kwinshi ntabwo aribo bazajya mu ijuru. Oya, ahubwo abantu bababariwe nibo bazajya mu ijuru. Abizeye Yesu Kristo ko yabapfiriye ku musaraba nibo bazajya mu ijuru. Njyewe nawe ntacyo turi cyo. Yesu Kristo ni wenyine wadukiza. Shalom.